Atukuzwe. Ndashima Imana guhura na Evangeliste Aline, rafiki yangu tena wa karibu sana. Mwami Yesu na wamugire neza. Kare abayongorera natuzamura ibiganza na. Ego turabakangura bagabeza nta muntu numwe dusiga muri iki gitabo. Ube tayari kubera ko isaha yari yose kitaramugira kugera. Tuzamura ibiganza n'imana. Atukuzwe. Kongera tuzamura ibiganza. Wese n'imana cyubahiro. Yeganyeza amaboko yawe yagire gutya. Nyota ya mpaye myinshi yose sinayibwiriza. Atukuzwe. Umukunga wose uzatuzi uzabamba ko ari wowe tuzi kugira ngo ikibazo wari ufite gikemuke. Umugabo udafite umwana yamufata mu nda gushya mudamu ukeneye umwana ukeneye ifaranga ziva muri mpesa wamufata telefone yawe mana we uyu mukunga n'uwanje Yesu Sikuru ziza unezero
uratse dushaka haleluya wakira vuba twirabutse ariko tumari kwende mukabasha usome ijambo agira tu zobona ngaho igatandatu umurongo wa 10 kugeza kuri 14 na kabiri Yesu Nazareti gatandatu umurongo wa 10 kugeza kuri 12 reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujana mu gihugu yarahiye basekuruza nimara kugutibura ahantu yarahiye sogokuruza wawe utari Aburahamu na Isaka na Yakobo ariwe Ibrahimu na Isaka na Yakobo ko izaguha ukagira imidugudu minini myiza utubatse bizakugirira neza ukazurya mu gitondo na nimugoroba ugakanda kuri shawa iso atubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje ukazamuka kuri esikariye cy'abanyakenya n'amariba yafukuwemo byose utujuje amazi yose araho n'umukangaho amazi mutapfukuye amariba mutazi amarobine n'inzabibu n'imyelayo bitonderaho rwabo ko nagusobanurira abadamu bumve cyane subira aho maguru kumari ija kuruza dukomeze haravuga ngo ukagira imidugudu minini myiza utubatse ukagira amazu meza nk'aya dutuyemo utashizeho n'idafari n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye ukazahoza amasahani gusa kuri robine w'umunyakenya ukanze gutya gusa utazi ngo ayo mazi ninde wayazanye ninde watansifaranga n'izabibu n'imyelayo ukazurya imbuto za Kenya uko ushaka wagera ku muzabibu ukawurya wagera ku muneke ibintu byose utazi ngo ninde wabigize utateye ukarya ugahaga utigeze uhagarara mu murima gutya gutekereza ngo se ninde wateye izi zamero muri rurasi aho uzirinde kwibagirwa uzobe hange kelele sofe pelarida sa naho uzobe turakubwiye ngo utinye ube hange tuambarisa kwimbere kelele sofa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa Imana ya Israheli nuzoze kuryama gutya uzubanza uvuge ngo kelele ezove pelarida sa kanda asomeride kariyero kawini ya domino aya mazi yavuye hejuru Jesus ukundi hehe bikora igitangaza zamuri gaza dinashwa uko turaririmbira Yesu ubutaka n'ubwami niko biriyaga afite mu kuramenya atazoje umunsi w'umuntu uvuga mu gitondo akavuga ngo turi bene isi ariko ndavuga bene isi wowe kuva ryari abe n'ababembe zarabonanye kelele zove tonda asuburiye randa washobora ibone isi yande Bibiliya yavuze ngo muramenya hatazogira uwitirira n'amazi ibiri ijambo ry'Imana ryo ryabisobanura neza mutegere uhoraho Imana yanyu azabageza mu gihugu uhoraho Imana yanyu azabageza mu midugudu yarahiye basogokuruza yarahiriye sogokuruza Ibrahimu wa Musi yateye intambwe gutya na Isaka na Yakobo yamubwira ngo bahaye Kanani ko azabihuza n'urwari kugeza kuri twebwe twebwe abagabo akora igitangaza kugeza kuri wowe atukuzwe kugeza kuri indi kugeza kuri indi tekereza Imana ya Ibrahimu bikamanuka descendance kuva kuri Ibrahimu kugera kuri Yesu bikava kuri Yesu bikamanuka bikagera kuri wowe urenda sovo love you like that zimarishwa zaburishwa kugeza kuri inde ngo kuri wewe jewe nawe twarababajiwe jewe nawe twarababajiwe zaburi bikaza zimarishwa
twicara mu gitondo bavuga ngo nogura ikirato uku naje ndi umugabo ufite ifaranga wama wicara ngo naje kunywa mwacu wari uko bimeze gute wewe nawe iwe jewe nawe twarababariwe Musi Yesu wanasifiwe amen isa mubwira ngo wawe gusubika inyagusa ubika inyana ugera ku musaraba niko Imana yabwiye Yesu yaramubwiye ngo tubuzi ndakohereje ibimenyetso biza biranga umwana uwakira uwo mwana ni bitatu ibi ari bitatu biza biranga umuntu wakiriye akamushyira mwaho ariko Yesu wo mwacu nabwiye abantu ejo bundi kurumva uzigwaneho Bwana sifiwe uzigwaneho kugeza ubaye gucika cy'umu mwana winjire mu bwami bw'Imana tukamuziga ba tukuzo Bwana uzigwaneho kugeza neza ubaye twigwaneho mwana bavuga ngo Yesu we jewe nawe twarababariwe Imana zikugaburira wa mu gitondo na saa sita na nimugoroba ikakugaburira inga ryose ukwezi kose umwaka wose uwa mbere muri Kenya uwa kabiri uwa gatanu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu ukarukuza urushumi n'itanu kugeza vizisha akoresha umugitanga pere zamuri Imana ibiganza Imana Israel Mose yamabwira abanyesirayeli arabwira ngo mwicare batukuzwe yamabwira ngo igihe cyo kuvugurura amategeko kirageze ko ndabona ngiye kugenda ariko sinosiga nkavugurura amategeko ya Yesu turi gushayira ezarakaso hayla krafa la rimesa ezarabea kamera safi ya zawana era ukuri bimukubitegereza neza sinosiga nkavugurura amategeko yamabwira ngo twandike igitabo cyo gutegeka paka akimana nifitaka tuwe papa we tayari zamura muri akimana Mugitaramo Tarina kosa kandi mukubitegereza ukabona amategeko icyo tarabashengeramo neza ku muntu tarabisha azayabira neza agire ayo mwana amategeko cumi y'Imana yagize ayo mwana ugomba kuyakurura nyoka kayumva naso n'abene wa murara wanyu wose ukumva amategeko icumi y'Imana yamabwira ngo mukubitegereza kabona amategeko twaha murayazingatiye neza wicare hano mugandike kugira amabwire makuru zamura ibiganza n'amashyi
amategeko hari mukubitegereza nk'abareba abanyisirayeli kuva Imana yabakura muri Egiputa amategeko y'Imana ntarabagenda mu mitima mu gihe bafite ibimenyetso bitatu biranga wakiriye Imana ishambe Bwana sifiwe Imana ikwitegereje gutya izi kubona amaraso ya Yesu amaraso ayo maraso ya Yesu ni meza amaraso ya Yesu Yesu meza ibiganza twese mureka aya maraso Bwana sifiwe amen amaraso yazara mu bakiroma Yesu Imana akwitegereza gutya ikana kubana guhera ku kirenge kugeza ku mutwe amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu jewe nawe n'umwuka wera era zava tomera tanza la pro era fo la cuive se delle wanda tangira nganda yoni ashafanda azove jamila se de sokina potela la sawi tegerezo umwana w'umukobwa mushya akaza gutera ubwoba kubera indi mahayabu kubera hari umuntu uri muri ariko ndamubwira zamubwira witegereza umudamu gutya mureba wafashwe neza mudamu wafashwe wagiye wamurebe wararogeye witegereza ko ari ine gutya kazuba ngo ariko ari ine ntanyerekwa kubera iki hari umukuri muri we jewe nawe twari zamurika mbore muvira ijambo yemye kwe kimenyetso cya kabiri n'umwuka wera wagera mu gitabo kotera umwana w'umukobwa wafashwe neza utariho ibifashe utariho ibindi bintu derazove mudamu wuzuye Imana umusore wanyerereye mu mwuka wera akamanjira neza abana gutirikora mama we Zelaozo dovreande la casine le wanda zawini tani manira feo mkoba wataramire mudamu wataramire ukawuzu Imana uzumurega ukikavuga ngo ariko ndashaheri zamuri bigaza dinashwa icagatatu n'umubatizo kurya umubatizo natanga aho hari abantu bamwe babatijwe n'amaraso y'abanyirakuru abandi y'abanyirakuruza bari imitongeraga gusa amakuru ya Yesu ntibayazi nicyo gituma umuhungu azavuka akanywa inzoga na nyina na se na bene wabo bose uzosuzuma umubatizo wawe zamurika ibitangaza yabwiye Timoteyo aramubwira ngo uzuzirikana ibyo wanyumvanye ngo kuko naje nazumvanye data ngo kandi umwuka dufite ngo tukomoka muri twebwe ukomoka kuri nyabukuru iyo ni iki kaka sekuruza Yesu we zevara abo shakira asubanda danga kamuri ya danga usuzuma neza kaka we uzubaze Imana ngo kaka we kaka yarameze gute Yesu we akitangaza yakibaza Yesu ngo kaka bimeze gute kubera ko Paulo yabwira Timoteyo aramubwira ngo uzirikane ukuri ngo ngo ibihugiye gukora mu bigakomeye cyane Biblia aliye kwa Timoteyo wa kabiri hazavuga ngo watu watatafuta walimu ambao watafundisha mafundisho kulingana na nia zao
bitangaza biraguye kweli kweli urashaka bari ngo wabigishe tutuyoshe mu matwi yawe bijanye n'ibintu byawe bari aho bari kwita muri ba Yesu kayo twashamuriye mu izina rya Ziragaragaye sangre mena twashamuriye abahungu ba Yesu kweli kweli kemea isofe bagira kofe baba la kosa saluni ya tonera bibe sangre mena twashamuriye abahungu ba Yesu twashamuriye kweli abahungu ba Yesu n'abagore ba Yesu bari bita ngo ni ba Yesu abo bose twashamuriye muzamurika muzamurika twashamuriye itara yo mu muryango wa Dawidi muramutse ngo naje ndiyo uzobaze Yohana mama Yohana Yohana makuru ya Yesu uzamuri biganza Yohana wari mu mwuka niko binizivu ngo yumvijwe Yesu ngo kutirya amazi ngo menshi ngo kandi guhinda kwacyo ngo kwari kuruta kwikuba wahindukira kureba ngo iryo jwi riboneke amaze ngo asohoka mu kindi kintu cyiza cyangwa kimubwira we hano we humura dore itare mu muryango wa Dawidi yaranesheje ariko Yesu ni mwiza yemwe tumuzamure icyubahiro tuzamure icyubahiro cy'Imana Yohana wihira uzamure Imana icyubahiro Sofia tanga azibini ndani maroa Ziragaragaye sangre mena Yohana wihira dore tare umuryango wahindura yanesheje azurutambara saluni ya tonera bibe sangre yewe Yohana ndi mu mwuka musuma ngo numvijwe risuma yamani mbwira mugende ubwira abantu ngo igihe kirageze ikihe cyayegerera ngo kuruta igihe mwizereye kweli zeradove yamani mbwira mugende ubwira abaye bandura bagume bandura n'abezwa nabo komeza Yesu bashyire mu mwete cyane abaye batarama bagume batarama yego n'abaza basiba gutarama nabo basibe cyane komeza basibe ariko Yesu ni mwiza tuzamure ibiganza twese atukuzwe abaye basambana bagume basambane abaye biba bagume bakora ubujura cyane zamure ibiganza atukuzwe mwese mwayitegereza wangesera yari gucya yamasambo w'umwana ndabarimo uriye mwabatipe ko naherutse turi kumwe namwe amategeko mwayashize ninde wakwemereye gusamba ninde wakwemereye kwiba ninde wakwemereye gusugusugura ababyeyi ninde wakwemereye kuramya ibigirwamana ariko itangaza kiragushya ibigirwamana ariko Yesaya yabonye Yesaya hariya ku gice cya 44 Yesu nasobanura hari na kofe ya bibe sangre zamura ibiganza by'Imana cyubahiro atukuzwe amen umunsi w'Imana ngo yaramubwiye ari ngo yamubwira ngo ngiye kukwibwira kandi ko nkubwira ariko nawe ubwira abangesera yamubwira ngo ugende ubabwire ngo mutegera uko Imana izayivuga yeme shewe nawe twara ishambere babwire ngo ni jewe Mana nta yindi Mana ibaho nta yindi ibaho izindi zose ni pirate ni ibinyoma ndatanga nta yindi tasho ikinyoma cyuzuye ezofe
yabimubwira mugende babwire ngo nta yindi mana iba izindi zose ni ikinyoma. Mambo sawa sawa. none se wowe ubaye imana gute aho none wiyise ishaka akadutanga kwe yabimubwira mugende babaze ngo se ijuru rija kurema n'isi nabo baje kurema ubwabo bari bari hehe Yesu azabaza neza imana zikora igitanga yo kubaza ngo uri mu kirengeti wenyine ukabura aho kwiga message zose wanditse munani zizomenyekana izo wanditse saa ke zizocukumburwa izo wanditse saa sita z'amanywa zizojarazara ikodi zose wohereje ikodi zose wohereje z'amafuti umunsi umwe zizogaruka yesu we tuzamura ibiganza tugasenga gatatu yabimubwira ngo ugende babwire ngo bareke amanyanga yo kuramya ibigirwamana ayo makuru ndayafite neza ni noka ko bari baramya ibigirwamana rero babwira ngo ndakubushije ubabuse babwire ngo hari indi mana bareke izoza ibigirwamana kigirwamana ukigira so wawe cyangwa ukakigira umwana wawe cyangwa ukakigira ifaranga ukaza wicara mu gihe kumemura wowe n'abantu bose ngo batogenda hanze ngo natwe tukagumana ngo nugumanga wowe yesu yokenera gusa kukunyisa muri iki gitondo kwamunyika zamura ibiganza kugira ngo imana ishobore zamura icyubahiro cy'imana haleluya haleluya ishanyuma dela sove lazima azuruma yazawini dela sakaya alawanda kanguye shangi azimeride kangaye kofelaride sasa azawini tandara kawili nana luwini ezalawa kumelaride sasa kaimeni shoye sopi samela kae domina azuruma kofelari kuzela baragasima tubura mukunda ababaye bari muno bose bakire gukira mu izina rya Yesu haleluya abarwayi bari muno bahaguruke abarwayi bari muno nimuhaguruke tubasengere nta wundi mwanya wo kubasengera ntawuhari nta wundi mwanya yesu yatumye ikintu so twaba tukimumbatira Zaburi ibiganza by'Imana yo mwisho ni ushindi. Hata kama kuna vita, mwisho ni ushindi. Hata kama unakutana na vita, mwisho ni ushindi wa Yesu Kristo. Hata kama wewe ni mgonjwa, mwisho utapona. Uti na zambi Yesu alishinda Yesu alifufuka
gusenga yememe Amos arababwira ngo muhumure ariko arababwira ngo keba nayo muramenya Imana nimara kubanuta muri Kana ngiye kubabwira ikintu mutazokinisha ishambe ngo muzorya muhage ishakari muzoba mu mazu y'ibitabafa mutubatse icyakata muzovoma amariba mutigeze mucukura icyakara muzobaho mufite umutekano nijewe Imana izobiriza umutekano icyakata zamuri manishwa asambe baka tugiye gusenga atukuze Imana irababwira ngo muzamwibuka Imana muzamwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka bapfuye Yesu Mose arababwira ngo muramenye ntiyakagira izindi Imana muzongera kwibuka mu buzima bwawe muzamwibuka Imana ya Isaka na Yakobo na Ibrahimu na Mose akimana nziza wahaguruke ko muri batatu wahaguruke ezoro watanda saini foriero repete prima que no vile gare no finalita sacramentas wahagarara ushagira tangu umufa bituma kelele sofea Showini asobelarida sa Rokisa andari sobe Baragazima zamuri manishwa gira tangu umufano dusenge gira tusofe zamuri biganza twatara bikantusage zamuri manishwa atukuze bwana zamuri manishwa usubira tugira Sezerano tuzatugendana uhagarare gutya Bibiliya iravuga mu buzima bwacu ntibwari bubaho twabaga muri vide nta muntu wari twabaga mu mwijima ikuzimu ahantu hatagaragara Imana muje gukora igitangaza yamiza na Yesu nayo ubwayo agahagarara ku ruhande rwayo umwuka wera Imana igitangaza kweli utatu mutagatifu waburabonetse twazoga abanzi bacu tukabanagaho tubahungira uzubona byakomeye kwa muri kelele ezofe filma ngo byakomeye cyane uzahungira nukugusa undi naze n'ishirira de la sova azul de la sova Shemana Jizira Shakula turarizwe ntacyo tuzaba iyo twizeye birakomeye turarizwe ntacyo tuzaba iyo twizeye birakomeye zamuri gaza n'imashwa turarizwe bwana sifiwe nuko bimeze ubuzima bwawe Imana n'umwuka na Yesu Kristo nukuvuga ngo biratubize gushya ta hantu ta nzira era sofe towana Loki probelarida sa kandi nishije muzakudasa shemuri tuzaba ntacyo muzaba icyo muzirinda gusa ni ukwibagirwa Bibiliya zitubwira abantu babiri ariko ntigitangaza zitubwira umukiranutsi ikatubwira n'abakiraniwe impamvu zitubwira umukiranutsi ni ukugira ngo turigireho impamvu zivuga abakiraniwe ni ukugira ngo twirinde tutazakiraniwe ijambo ry'Imana tugaze amen